Okay, Yesu ashimwe, nongere mbabwire ngo icyumweru cyiza, kuri mwese n'undi mukomeza gukurikirana ijambo ry'icyumweru kuri groupe Protestant GSP, niyo YouTube channel dukoreraho. Nkomeza kubitsa ko ni itorero ry'abanyeshuri rikorera muri groupe scolaire de Para. Uyu munsi rero ni ku cyumweru, ni tariki 8, twe twagira umugisha wo kugira umushyitsi cyangwa se umubwirizabutumwa waturutse ahantu hatandukanye na hano i Huye kure cyane. Nawe twagiye tumwegere tumubaze, cyangwa se simbwa kumaza byinshi, aratangira twibwira amazina, hanyuma namara kutwibwira atubwire n'ijambo riri kumufasha natwe ryadufasha muri iki cyumweru, cyangwa se yasangiza abantu nabo kugira ngo turigendereho muri iki cyumweru. Twabakiriye. Murakoze. Amazina ni Ntezimana Eri, itorero ryanjye ni ADEPR Tare, nsengera ngororera umurimo w'Imana, Paruwasi Mutumba, Yego. urembo rwa Gicumbi. Turashima Imana kuko twageze ahangaha Huye. Byanejeje cyane, nimara kumva ubutumire narishimye ko mu myaka yanjye nsigaye numva nshaka gukorera Imana. Yego. Imana yatugiriye neza, twakira agakiza. Rero ntabwo ibyiza Imana yaduhaye twumva twabigumana kandi twumva twabigeza no ku bandi. Rero ijambo riri kumfasha muri cyumweru, nk'uko mwari mumbajije icyo kibazo, ni ijambo riri muri Yobu 28:28. Yego. Handitse ngo ni ukubwira umuntu iti kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Nanone kandi ni kumva muri njyewe ndi kubwira abo mpuye nabo kugira ngo bagire umumaro mu gihe nk'iki ngiki. Sadaraka, Meshaki na Abedenego bagize umumaro mu gihe cyabo, banga kwiyandurisha ibyo kurya by'ubwami. Imana ibagirira neza ari abanyage, ni ukubatura mu bikari by'ubwami. Rero kuri Imana nta gihombo kirimo, nicyo kiri kumfasha muri misi ya none cyane, ni ukubatumva nabo, numva nabwira naganira nabo, nicyo numva nababwira. Yego, arakoze cyane. Atubwiye ijambo ryiza cyane riboneka muri Yobu 28:28, uvuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Aduha n'urugero ku nkuru za Sadaraka, Meshaki ndetse na Abedenego, Daniyeli. Ibyo nabyo murabisanga mu gitabo cya Daniyeli, ibice 3. Bibaye byiza icyo gice cyose waza kugisoma. Iryo jambo nawe ndumva ryaza kugufasha muri iki cyumweru. Hanyuma uyu munsi murabona ko ntabwo turi babiri noneho gusa, kuko musanzwe mumenyereye, undi mwamusanzwe mumenyereye ko ari Anakreti ndetse n'undi muntu umwe twabanaga, ariko uyu munsi ntabwo bisanzwe, reka mbivuge gutyo. Ngira ngo murimo murabona abandi turi kumwe, ntabona abanyeshuri bakora umurimo w'Imana hano muri groupe Protestant ikorera hano n'undi muri GSP. Ndagira ngo nabo tubakire, buri wese umunota umwe atubwire se weho urabyumva ute, niki wabwira abari muri isi yo hanze cyangwa se no mu isi muri rusange, ushingiye kuri iri jambo tumaze kurebaho cyangwa se bamaze kutuganirizaho, wo kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Reka duhere kuri uyu, araza gutangira twibwira amazina ye, hanyuma atubwire no kuri iryo jambo nawe ikiri kumufasha cyangwa se yasangiza abandi. Twakwakiriye. Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Bazogera Josiane, nkaba ndi na pasiterine wa groupe Protestant ikorera muri GSP. Hanyuma ku bijyanye n'iryo jambo, kubaha Uwiteka buriya nibwo bwenge, kandi ndetse no kuva mu byaha niko kujijuka. Nta bundi bwenge wabona cyangwa se ubundi buhanga utubashye Uwiteka. Hanyuma ndishimye cyane kubw'umubyeyi turi kumwe hano hantu, kandi nanezerewe, mboneraho kumubwira ati Imana imuhe umugisha, umwami akorera azamuhemba. Murakoze cyane. Murakoze cyane rwose, nanjye ndanezerewe kubw'uyu munsi wa none. Amazina ni Niyitanga Abel cyangwa se Abeli, nkaba ndi coordinateur cyangwa se pasiteri wa groupe Protestant ikorera imirimo y'Imana muri iki kigo. Yego, twanezerewe cyane rero kubana n'umushyitsi guturuka Rulindo, ni kure cyane, ariko tubishimiye Imana rwose ko iba yabashoboje mukagera hano amahoro. Yego. Hanyuma rero ku ijambo ry'Imana, cyangwa se ku ijambo navuga ngo ry'icyumweru, riravuga ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Hanyuma ngiye rero icyo nababwira abantu badukurikira ni uko iyo wubashye Imana nayo irakubahisha. Yego rwose, ndumva ari ibyo.
Imana iduhane umugisha, hanyuma dukomeze nyine kubaha Uwiteka cyane ko aribwo bwenge. Naho ubwenge bw'isi bwo bugeraho bukarangira bugashira, ariko iyo dufite ubwenge bw'ijuru bubasha no kuduhesha ubwiza. Imana iduhane umugisha, kubera ko ubwenge bw'isi ntabwo bwabasha kukumenyesha ubw'ijuru, ariko ubw'ijuru bwakumenyesha ubw'isi. Imana iduhane umugisha. Yego, murakoze cyane, ndabashimiye kubw'uyu munsi, kandi nkomeza no gukangurira abakunzi bacu mudukurikira mutari bakeya, kujya namwe mukomeza mugafashwa n'iri jambo. Ni ijambo riba ryagufasha muri iki cyumweru cyose, iryashize cyangwa se iryo twaganiriyeho ubushize, twari kumwe n'umukozi w'Imana Nizeyimana Etienne. Ndamubakumbuje no mu minsi iri imbere turaza kongera tubane, ariko ijambo ry'Imana we yari yatuganijeho, yari yatuganirije ku ijambo rivuga ineza y'Imana. Atubwira uburyo ki umugabo Zakayo yayibonye akemera kurira igiti kugira ngo abone Imana, abone Yesu Kristo, ariko Imana ku bw'aya neza yayo irangije amubwira ngo uyu munsi ndarara iwawe. Hanyuma rero n'iry'iki cyumweru avuga ngo kubaho iteka nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Ubahisha Imana uyu munsi, cyangwa se uyikorera uyu munsi aho ishaka kuyikorera, nawe mu gihe kiri imbere izakubahisha, kandi nawe izagukorera aho ushaka kuyikorera. Nibyo rero navuga. Amazina yanjye ni Anaclet, tuzakomeza tubane hano kuri channel ya Groupe Protestant ikorera umurimo w'Imana muri Groupe Scolaire de Para. Murakoze.